Muraho neza abakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda. Reka nizere ko mumeze neza aho muri hose, baba abatuye mu Rwanda, abari hakurya y'inkiko zarwo ndetse n'ibwotamasimbi. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho igice cya kabiri cy'igisigo Ibyiruka rya Maheru umukunzi wacu yadusabye, kugira ngo nacyo tukibagezeho mukigiremo byinshi ku bijyanye n'uburere bw'abana. Tubahaye ikaze. Ibyiruka rya Maheru. Amapfa ageze mu gihugu nkurwanaho cyane, umuruho sinawumva ngahaha ubutitsa, ngo akabiri gatohe utazaba uruzingo nk'uwabuze abamurera. Maheru iyo umpaye agahenge gatoya nkakungura inama, nateye n'ishyamba ngo nugimbuka washatse gushinga urugo rukwizihiye, utazabura imbariro ukabura n'imiganda. Maheru iyo utuje ugakurikiza neza utunama nkugira, imishike yaracitse amafuna yarungwa, ubwo mpinga ibijumba rubanda bakunda kubyita ubukungu. Mba ngira ngo utazimwa umukobwa wa naka, bagira ngo urashonje ubukungu si bwinshi. Maheru iyo umfashije tukiha agaciro mu maso y'imuhana, ubu ingano nararunze ibigega biratemba, ubwo ngira ngo abatindi batagira amasambu bagura ibyo mbahaye, njye ngwiza amanoti njye nkwambika neza. Maheru iyo umbwiye amagambo anduhura aho kunca umugongo, nateye urutoki ngo niba zitetse ujye utoha agahihi agahogo kabobere, ubu inyuma y'igikari ibitoki ni byinshi bitembana inkingi, ubu intabo zirarunze ibibindi biroga. Maheru iyo ugumye aha nkabona agakazana aho kwicwa n'irungu wagiye Bugande. Nta tungo natinye ngo mare y'ubukungu utazaba umutindi, ihene ubu ni nyamwinshi ziteretse amapfizi ruhaya na sacyanwa. Maheru iyo umfashije tukorora neza amatungo tubyiruye, kebukorora amasake yirirwa avunasambwe mu mivumu hariya. Inkokokazi ni nyinshi iz'inganda n'indayi uzikunda zihuje indirimbo z'urwunge, ziteteza zitaha zihamagara izazo, zituye gahunda zisanga amaruka. Maheru iyo urebye ibyo ntunze ugatuza aho kunta mu marira, uti ngaho mpimpamba ngo ucike njye ahandi ducane dutane. Maheru iyo unyoheje gukora mu ntagara nkaryiroha mu nda aho kwanga icyo mbyaye. Ahuruza aba bana bakureba ku jisho bakabura icyo bavuga, kuko mukuru wabo abacitse bamurora. Iri tuza rikabije rikubajije icyo uri cyo, basubiza utabeshya. Itegereza umubyeyi wavunitse agutwite, wavuka akakonsa, agahinga aguhetse, akavoma aguhetse, agatashya aguhetse, agateka aguhetse. Umurinda agahinda ko kubura icyo abyaye ngo aririre mu myotsi. Maheru arasohoka asa n'ubuze ijambo, akomeza imbere yajya ku irembo, akebuka hepfo abona urutoke, ubwo arakeberanya mu gikari abona imizinga ivuza ubuhuha. Ntihagarara ngo zitamwumva zikamucengezamo urubori, akebura intambwe ajya mu ikawa, ubwo agasusuruko karababiriye ndetse akazuba karamukubise, agumya kubungagana agacucu. Muri iyo kawa y'isaso nyinshi hakabamo igiti gikuze neza cyarakabije kirizihirwa. Ururabo ruragwa hajya ibitumbwe bijya guhisha ntibyasigana, maze uwo mwana akibona bwangu yika bugufi ahina umugongo, agishyika munsi ahamara umwanya, amaso yombi arayigihanga, umutima utekereza ibyo hirya. Ibyo namubwiye bigumya kuza, si ibihingwa si amatungo, ubwo ariko akumva atameze neza, imitima igakomeza kujya inama. Ibyo guta iwabo ngo ajye Bugande yari yabyirukanye agisohoka, maze kumwumvisha igikwiye. Icyamuvunaga ubwo ni ukuntu asa kumbwira uko yigaruye, ava mu ikawa arinanura, acuma gato yaranirwa agenda, arahagarara atekereza, akazinga umunya agashima mu mutwe. Ngo byendeho akanya ati ndimbwa bikabije, arakabuza ati ngiye kubwira uwambyaye ko kwigira icyohe bikwiye undi utari njye. Ngo ngane ku irembo duhura mva mu rugo, dukubitanye amaso aratinya arahumbya.
aho yavuze ikintu yashakaga ko menya ajya kwicara mu nzu njye nkomeza urugendo. Najyaga mu gacyamu kugira ngo nduhuke agahinda yanteye nganira n'abantu batazi ibyo turimo. Aho yagumye mu nzu ngo ahamane n'abandi akeberanya mu cyanzu yihina mu gikari. Ahakura agatebo ajya muri ya kawa arasoma aragwiza agatebo arakanaga. Ngo ngaruke njye kurora uko byaje kugenda duhurira mu rugo ahatura iyo kawa. Mbibonye ndashoberwa ntiyumviye rwose agatima karagarutse aragira ngo anyurure. Ngo mbure icyo mubwira kugira ngo mushime mpamagara batoya ni ntabwo mureba undi mwana uko agenza. Muricaye mu nzu aravunika mumurora arakora mukaryama agatura uwe murimo umugono muwuhuruza. Nyina we yari mu nzu uko yakigunze agahinda kamwishe arasohoka arareba ati mbese iyi kawa yiturutse ahagana hehe? Uwo ntiyabibazaga, ubwo yabibazaga abizi agira ngo abone uburyo bwo kwegeza umwana watwumviye bwangu. Mubwira nubwira nti ngaho muhembe uyu murimo ni munini. Ubwo twihina mu nzu duterura akabindi dushyira mu kirambi nti ngaho Maheru cyo ngwino uyibanze ni wowe tuyikesha. Ati ndanze kubanza abakuru bakiri aho. Nti ntacyo bitwaye iyo aribo bakubwiye ahisoma yitonze numva yiruhutsa. Igishyika kiratuza amagambo arakunda tunywa tuganira kuva kandi uwo munsi Maheru aba umwana uyu wumvira rwose wakorora ati ndaje. Ntibyashyize kera musabira umukobwa barwubaka neza babyaranye kabiri imibanire yabo rubanda babizi babita amahwane. Iyo agana mu mahanga aba ari imbwa mu zindi aho kwicara nk'ubu ngo aturane neza n'abatumye abyiruka. Ni ahangaha rero dusoreje igice cya kabiri cy'ibyiruka rya Maheru. Nizera ko rwose cyabaryoshye kandi ko mwavanyemo isomo ku bijyanye no kurera abana ndetse no kubatoza imico myiza n'umurimo. Turabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.